Your plastic girl on my finger, your blood flow like I never know. You give life to our children, I'm showing a reason to go. Bahaye ikaze bakunzi wa Face TV n'umwanya bageza amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye ariko kandi byigisha kandi binezeza abanyarwanda muri rusange. Mushaka kwibaza ngo ndihe ndahagana he, ariko kandi ubundi mu kiganiro ndi Kimironko, ndi mu kiganiro ndi kumwe n'umuhanzi, ariko umuhanzi ufite ubumuga bwo kutabona, ariko kandi afite ibintu bidasanzwe mu byerekeranye n'ubuhanzi bwe, cyane cyane ko yiteje imbere mu buryo buhambaye, kandi namwe muramubona kuri kamera ya Face TV. Nta kindi mbasaba no gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru ngenda bategurira bigiye bibageraho tukimara kubitunganya. Na wundi turi kumwe hano ni Alexandre Lenco. Tugwaye ikaze kuri Face TV. Murakoze cyane nkuko rwose ubivuze, nitwa Alexandre Lenco, nkaba ndi umuhanzi wanyu, umuhanzi w'Abanyarwanda, umuhanzi rwose ewan ndahari pe. Abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba Face TV baragukunze muri rusange, ndetse urabizi ko warenze mu Rwanda ukagera n'irwota amasimbi. Barambwiye bati ninkugeza imbere ya kamera ya Face TV nzakubwire ukubitemo indirimbo yawe nziza ukunda winikize, maze abantu bishimane natwe mu kiganiro tugiye kugirana. Yego rwose. Ikaze rero mu kiganiro. Iyi ni indirimbo yanjye ngiye kubacurangira yanjye bwite, indirimbo yitwa Urukundo, abantu benshi bakunze cyane kandi bagikunda. C'est vrai, moi je t'aime, tu es la femme de tous les temps. Ta beauté m'a donné la lumière, embrasse-moi quand tu voudras. Je ne laisse pas, donne-moi caresse, ma toutou, je t'aime à la folie. Oui, urukundo, surumo nunge, urukundo, nugabari. Abakunzi ba Face TV baragukunze muri rusange, ariko by'umwihariko baragira bati Alexandre Lenco ni muntu ki? Azi neza ko uri umuhanzi, ariko ntago bazi neza ngo Alexandre Lenco ni umuhanzi uririmba izihe ndirimbo, ni umuhanzi ukora izihe ndirimbo, ariko kandi ubihere ukiri muto ugende muri urwo rugendo rwose kugira ngo abakunzi ba Face TV bajye bavuga ngo Alexandre Lenco nubwo atugezaho ibiganiro binyuze mu ndirimbo, ariko kandi ni umuntu tuzi neza. Murakoze cyane. Ukabenda mu ncamake mvuge parcours yanjye muri music. Bonje mfite imyaka 6, ubundi tudabor mfite ubumuga bwo kutabona. Nabugize mfite imyaka 3. Ngize rero imyaka 6 nahise njya ku kigo cy'ishuri igatagara, niho hari ikigo cy'abafite ubumuga bwo kutabona. Bahita ni igatagara bakona kwita kwa Frepo. Icyo gihe hari mu majyepfo ubu ni Nyanza, byabe karere ka Nyanza, ariko ubundi hari Igitarama muri Kigoma. Bon, nkiri muri primaire deja nkiri mu mwaka wa 4 wa 3 hari umuzungu inshuti yanjye wankundaga cyane, arambwira ati Alexandre, turabona uzavamo umuhanzi rwose ukomeye, kuko hari udukoresho duto twabaga igatagara twajyaga dukinisha tw'abana nyine twa melodika
twa xylophone, twa melodica, flute, umwirongi. Ewa utwo tunanzi kutuvuza neza cyane. Uko rero koko umufare yakabimbwiye ngeze mu mwaka wa 7 nahise njya muri orchestre y'ikigo nenzi gukubita ingoma cyane. Mba ngiye muri orchestre y'ikigo twajyaga duserukira ikigo twari dufite bande yitwaga Urukundo Shock ni kera nyine. Noneho ngewe muri secondaire abandi bajya mu yandi masection nge mpita nigira mu ishuri ry'umuziki naryo ryari riri Gatagara. Bo nyine umuziki ndawukora ariko burya naranawize. Bon, muziki wanjye rero ndawukora ndawiga ndarangiza ndangije mitanza hano i Kigali. Ngeze i Kigali nahise njya muri band yitwa The Heroes Band. The Heroes Band turakora baratuzi cyane twacurangaga mu ma event iske umuntu yafite ibirori bye ubukwe se iminsi mikuru y'abantu bafite ubumuga. The Heroes Band baratuzi. Ariko hejuru y'ibyo nkabifatanya no kwigisha umuziki ko ubu ndi n'umwarimu w'umuziki nigisha ibicurangisho nka piano cyangwa gitari. Hanyuma ibyo rero nabifatanyaga nanone no gucuranga igisope. Nacurangaga igisope hano hari bar ikomeye cyane yari izwi yo mu Gatsata yitwa Nganda na Biso. Ndafite amana contrat cyane ndumva na covid nirangira iyo contrat ndumva tuzayisubukura nitugira umugisha nyine covid ikava mu nzira ubuzima bugakomeza. Bon, hejuru gukora igisope bigera gutya mbampaye n'umuhanzikazi witwa Tonzi. Tonzi arazwi cyane harimba gospel music baramuzi n'izina rinini cyane. Tonzi yasanze ni gucuranga igisope ahantu ntambaza ibyo yararimo niba rinywera Fanta ni no murokore no mudive rwose gukunda umuziki cyane pe ndaramushima cyane. Tonzi baranyegera ati Alexandre se ko ducuranga gitari utabona byagenze gute? Ndamubwira gutya mbabwiye muvuga ko nizo umuziki nze no kuririmba. Ati se washobora hanga n'indirimbo zawe ku giti cyawe birashoboka? Ntibirashoboka. Ntaretse ko nyine ubushobozi bwo kujya mu studio kubona ari hatari. Tonzi atari ko buri ubyemeye twafatanya nakore kuko twabikora twakorana. Numva ndishimye cyane. Tonzi ya mu munsi turapanga. Tonzi yabambwira ko afite ikigo afite NGO yashinze yitwa birashoboka dufatanije. Ambwira ko bafasha abantu abanyempano nyene bafite ubumuga. Tonzi atari twe twakubanyemo nk'umunyempano tubyemeye twajya tugufasha gusohora indirimbo zawe. Nuko rero natangiye gusohora indirimbo twakoze imwe ebyiri eshatu ubu maze gukora indirimbo enye. Indirimbo za mbere eshatu nakoze nizijyanye n'urukundo harimo n'iyingi mbacurangiye. Ndi yakane yo irimo ubutumwa busanzwe kuko nanze kongera gukora y'urukundo kugira ngo abafana banjye batumva ko indirimba kuri sije imwe. Narahinduye impita indirimbo yitwa urinde bivuga donc ibwira abantu kwicisha bugufi ko umuntu ari nkundi nyine ko tugomba twese kubana nuko. Ubwo rero ndumva muri makeya parcours ya music yanjye niyo ngiyo. Ubu ngubu rero ndi gusohora indirimbo nicyo kintu ndi kwibandaho kuko mfite nyine umuterankunga namubabwiye Tonzi n'ikigo cye ngayo nguko. Urakoze. Twimbika muri kino kiganiro ariko noneho hari abakunzi ba festival cyangwa se abanyarwanda muri rusange cyangwa abakunda muzika muri kino gihugu cyacu bashobora kwibaza ngo Alexandre Lenco n'umuhanzi ariko uririmba indirimbo ze ku giti cye, hari izindi ndirimbo wenda z'abandi bahanzi wabuze? Oya bensiri nk'umuntu wacurangaga igisope. Ubundi mu gisope ducuranga indirimbo za kera nzizi nacuranga iminsi 2 ntahagaze ni nyinshi ndazizi. Reka rero tubakumbuze cyane cyane ko tugiye kubakumbuza ariko kandi tukabinjiza mu njyana ya kera bakumva neza koko Alexandre Lenco ku buryo n'umuntu ashaka kugutumira mu gitaramo akavuga ati uyu mugabo Alexandre Lenco arashoboye yakimbika mu gitaramo tukumvikana ikirori kikagenda neza agakubita abantu bakizihirwa bagahimbarwa.
tukiri hano twimbika muri kino kiganiro abakunzi ba Face TV bazi neza kuri Alexandre Lenco, ariko nanone bazi ko Alexandre Lenco ari umugabo ufite ubumuga bwo kutabona. Ariko kandi noneho tukimika muri kino kiganiro bashaka kwibaza ngo umuntu ufite ubumuga bwo kutabona afatwa te muri societe nyarwanda, cyane cyane ko turi kugenda twinjira abyita nko muri vision 2020 ugereranyije no mu gihe cyashize. Bon, urakoze. Ubundi mu gihe cyashize ibintu biri kugenda bihinduka. Mu gihe cyashize bafataga umuntu utabona nkaho ntacyo ashobora gukora. Iyo myumvire rwose yari iriho cyane bijyanye n'amazina babitaga. Amazina atabahisha agaciro, za ruhuma, impumyi. Ariko kugeza iki gihe ubu ayo mazina ari kugenda acika ko turi gukora ubukangurambaga cyane bukomeye twigisha abantu ko umuntu ufite ubumuga siri tutabona ko arashoboye no umuntu nk'abandi, kandi ibyo byigaragariza bien sûr nko muri biganiro tuba dukora, bigaragara mu mirimo tuba dukora. Hanyuma umunyamuziki harimo abantu benshi cyane badafite kontra na ko bwenge nari mfite icyo gihe, nari mfite kontra ahantu ko nacurangaga. Hari abantu benshi badafite aba manager nkanjye ndamufite kandi ntanabona, kandi kuba mufite suko gusa ntabona ahubwo nuko manager wanjye yemera ko ibyo nkora bitanga umusaruro byajya no ku isoko, kuko manager gufasha abonye ko nawe ushobora kwifasha kandi cyangwa ko unashoboye. Ubu rero imyumvire kugenda ihinduka, umuntu utabona ubu ngubu n'umuntu nk'abandi, turiga tukagera za kaminuza. Mbere ntago bigaga, mbere ni mu gihe cyakera nyine nakubaye n'amazina baduhaga tajyanye n'igihe nyine tesha agaciro, ariko ubu ngubu navuga ko winsava biri kugenda biza. Tukiri hano ariko kandi uri umuhanzi nyarwanda uririmba indirimbo zawe ku giti cyawe, ariko kandi ukanasubiramo n'iz'abandi. Bivuze ngo uri kugenda ibyo bintu byose ubivanga ariko ubibyaza umusaruro. Ubu ngubu tukiri hano turi muri kiganiro ushobora kwibwira abakunzi ba festival ukavuga ati ngewe ndi umuhanzi ariko kandi ufite ikintu nagezeho, ufite uburyo nabyaje umusaruro igihangano cyawe, byaba byifashe bite? Mu bintu byoroshye, nje ntuye i Kigali mu Nyakabanda ni Nyamirambo nyine. Kira umuziki wampaye cy'ingenzi nakubwira, mfite inzu yanjye ndatuye ntago nkodesha kandi nabivanye mu buhanzi bien sûr. Icyo rero ni ikintu kinini cyane rwose navuga cy'ingenzi, ni nacyo navuga rwose kikomeye nagezeho. Mfite inzu yanjye, ubwo ibindi byo ni byinshi, ariko ikiza nuko mfite inzu ntiyimuka ntisenyuka. Nakuvuga ko mfite n'iki kindi ko ejo bundi ugasanga ntikigihe, ariko kuba ntuye i Kigali mu nzu yanjye ibyo ni ibintu nishimira kandi navanye mu muziki. Hanyuma turi mu musozo wa kino kiganiro,
hari igihe ujya kubona ukabona umuhanzi aravutse cyangwa umuhanzi atangiye guhanga akiri umwana, bivuze ngo aba yinjiye mu buhanzi. Ariko kandi nkamwe nk'abantu mumenyera umuziki nyarwanda, mwinjiyemo kera, musobanukiwe iby'umuziki ibyo ari byo, ugasanga wenda ari kugenda atana abo bana cyangwa se abo bahanzi badakurikiza imigenzo myiza ya muzika, urababwira iki? Bivuze ngo wenda ari kugenda hanga, ariko kandi nta message arimo agenda atanga, ahubwo message atanga ntago ziganisha mu kubaka igihugu cyacu, mu kubaka societe nyarwanda. Aba bahanzi bariho koko, cyo mu bahanzi ugasanga agiye kuvanga n'ibindi bitajyanye n'ubuhanzi, ugasanga bagiye mu biyobyabwenge, arahari tujya twumva bafunze, cyangwa ugasanga nyine koko ari kuririmba ibintu bitanigisha societe koko. Abo nyine ntabwo tubashima, bagomba kwikubita agashyi, burya kugira ngo igihangano cyitwa igihangano cyumvwe nuko kiba cyatanze message nzima. Ririmba wubaka u Rwanda, ririmba wigisha urubyiruko hazaza, ririmba urukundo nyarukundo, ariko kuririmba ibintu nanjye bitajyanye, bitarimo message nzima by'ibishego, nanjye ntabwo mbyemera. Umuhanzi rero ngere mbe n'utanga ubutumwa bwiza, indirimbo z'urukundo nanjye burya ndanazikunda, nanazikora, ariko uririmba urukundo nyine rwiza, rubanisha abantu, rutigisha ubusambanyi, rutigisha ibintu nyine bitari by'urukundo. Abo rero bahanze ntabwo tubemera, nge ntabwo, ni bibi nibisubireho bakora indirimbo, bahange neza indirimbo zifite message nziza cyane. Abo nge nibo nkunda, kandi barahari benshi abo bahanga indirimbo zitajyanye n'ibihe, niko navuga, nibo bakeya, ariko nabo ndumva ko igihe tuzaguma tubigishe, ndumva bazagaruka, bazareka gutana. Barakoze. Dusubiye inyuma gatoya, watubwiye ati mfite uwo bita manager, bivuze ngo amanaginga music yawe, uramubwira iki kuri uno munsi imbere uhagaze imbere ya festival, cyane cyane kuri imbere ya societe nyarwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange? Cyo mubwira nubwo ari umudamu, ariko mwise umugabo, yitwa Tonzi aririmba indirimbo za gospel, ni umanaginga we n'ikigo cye. Nabivuze ni umudamu, ariko yewe mwise umuntu w'umugabo, kuko ibyo yakoze ni ibintu ko nta wundi se wigeze abinkorera. Tonzi aririmba gospel, ariko ntago muri musique je nkora, ntago ajya kumpa condition ngo ririmba gospel nkuko nanjye nyiririmba. Ntabwo mundi ndakora, ntago ndakoramo gospel, nubwo wenda nzagenda nzikora, ko nge ntago umuziki wanjye ugira aho ugarukira. Ariko Tonzi ndamushima, Tonzi atangaye, kandi rwose ndabwira ko ntabwo tukari twanagaruza, ya rwose pe atangaye mu mutima we mwiza Imana yamwihereye. Tonzi nyine Imana imuhumugisha, rwose ndamushimiye cyane. Tonzi warakoze. Reka rero dusoze kino kiganiro, ariko kandi nanone tubicano yanjye mugomba kujya rero mukareba indirimbo maze gukora, indirimbo mperutse gukora ejo bundi, uhashize iminsi 5 cyangwa 4. Indirimbo mperutse gukora yitwa Orinde, indirimbo nziza cyane irimo ubutumwa bwiza. Mugire kuri tubicano yanjye, nitwa Alexandre nk'igifaransa, wandika Alexandre nk'igifaransa, hanyuma Lenco bandika R ndende E na cha O, Lenco, Alexandre Lenco. Ndabakunda rero muri beza sentiment, bansabye akaririmbo k'igifaransa, ariko nkabacurangire. Il y avait des arbres, des oiseaux, et devait sur moi sonner bientôt. C'est tellement beau l'été qu'on peut parcourir, que c'est la guerre qui fait marcher l'histoire. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. Some sont arrivés par les labours, ont pris position dans les faubourgs. C'est drôle d'être éveillé en pleine nuit et de se dire que la paix est finie. Souvenez-vous, je n'aimais que vous, je n'aimais que vous. C'était qu'on a envie de défendre la part avec l'épée. Souvenez-vous, je n'aimais que vous.
Merci bien. ngaye nguko rero bakunze Face TV muramabwira ko nzambagezaho byinshi bitandukanye ariko kandi byigisha societe nyarwanda muri rusange kandi byubaka abanyarwanda muri rusange. Twari turi kumwe mu kiganiro n'uwita Alexandre Lenco ariko kandi hari ubutumwa bahaye ko mwajya mumurebera ibihangano bye kuri YouTube yitwa kuri channel ye yitwa Alexandre nkuko byanditse mu rurimi rw'amahanga ni Alexandre Lenco. Nta kindi tubasaba no gukora subscribe kuri zino channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugenda tubategurira bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Ndabashimiye.